Imyitwarire umuntu agira mu rukundo niyo iruha kuramba cyangwa gusenyuka. Igihe ukeneye kugumana n'umukunzi wawe hari uburyo ugomba kwitwara bya buri munsi. Ngeri Diane Mahirwe, iyi ni Story House. Reka nshimire wowe wasoje gukora subscribe, nizera ko nawe utarayikora wenda wari udusuye urasiga uyikoze kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Menya Abanzi 12 basenya urukundo mw'ibanga. Niba ufite imwe muri iyi myitwarire umenye ko ufite umwanzi uzirana n'urukundo ndetse uzarurimbura buke buke kugeza rurangiye ukabura umukunzi wari warahariye ubuzima bwawe. Umwanzi wa mbere n'uyu nguyu, kubura jaruzi cyangwa gufuha muri wowe. Mu rukundo uba ugomba kwitwara nk'ufite ubutunzi bukomeye kandi ushaka kugumana nabwo, bityo ukanyuzamo ugafuhira umukunzi wawe ariko bidakabije. Ibyo bituma uwo mukundana yiyumvamo ko agufitiye umumaro kuko kumufuhira bimwereka ko umukeneye. Gusa wibuke ko gufuha birenze nta mpamvu nabyo bisenya urukundo. Ugomba kubyitwararika ukamwereka ko umukeneye ariko mu kinyabupfura. Undi mwanzi wa kabiri n'uyu nguyu, gushaka ikintu binyuze mu kwirakaza. Bamwe mu bakundana bajya bagira amakosa yo kuba agushakaho ikintu akabyimba ngo uzakimuhe aho kukigusaba. Wese uba wumva bizamutwara imbaraga zingana iki ngo amenye ushaka utigeze uvuga. Ikiza ni ugutanga ubutumwa bwawe mukabiganiraho aho guceceka ngo umushyire mu mayira abiri ayoberwa impamvu wacecetse. Ibi bikunze kubaho cyane cyane iyo mwagiranye akabazo umwe agahitamo kwirakaza mu gihe runaka, nyamara siko gukemura ikibazo. Ubikorera agira hakarambirwa akaba nawe yafata indi myanzuro ku buryo nawe ushobora gusanga yarakwikuyemo kera kubera atigeze amenya icyabiguteye, akumva ko wenda mwatandukanye n'ubimubwire agafata nawe indi myanzuro. Ni byiza rero ukuganira n'umukunzi wawe mbere yo kwirakaza cyangwa se kwibyimbya, kuko kwibyimbya ntabwo ashobora kumenya icyakurakaje. Ni byiza yuko rero mwicara mukagira ibyo muganiraho maze mugafata umwanzuro. Icya gatatu kindi ni iki ngiki, kutemera guhana umwanya. Mu kuri mu minsi ya none kubona umwanya byabaye ikibazo gikomeye cyane. Gusa nanone kuba mu rukundo n'umuntu ntibivuze ngo muhorane buri gihe. Ni ngombwa ko buri wese agira igihe cyo kuba ari wenyine. Muhana umwanya buri umwe ahumeka nitekerezeho nibura rimwe mu gihe runaka. Wirinde kumva ko niba gusabye kumureka akaba ari wenyine ari uko atakwiyumvamo, ahubwo mureke yisanzure. Guhora mwikubanaho bisenya urukundo mw'ibanga, kuko buke buke mugenda muhararukanwa ukazisanga nta kidasanzwe ukimubonamo, ndetse ukumva yuko kuba hari nyine ari ngombwa, ukumva ko ugatangira nyine ukamufata nk'aho ari mushiki wawe kandi ari umukobwa mukundana, cyangwa ugafata umuhungu nka musaza wawe kandi mukundana. Undi mwanzi usenya urukundo mw'ibanga n'uyu nguyu, guhora ubona ibintu nabi. Hari abantu badakunda umuntu uhora abona ibintu byose ko byarangiye. Buri gihe nugira ikintu ubona mu buryo bwiza, aba kenshi bahora ari bamaganya. Ni wakumva aho yashimye ikintu cyangwa niyo yaba agiye gushima ukumva yise avuga ngo nako buriya nuko ufite impamvu. Bene iyi myitwarire nta muntu n'umwe uyikunda, na wifuza kuba iruhande rw'umuntu utagira ijambo ryamutera akanyabugabo. Niba witwara uko umenye ko ufite umwanzi w'urukundo uzarusenya gake gake mw'ibanga rikomeye cyane. Undi mwanzi wa gatanu n'uyu nguyu, kwihunza ikiganiro gikomeye. Rimwe na rimwe mujya mukenera kuganira ku ngingo ikomeye, umwe akaba yahora abisubika kuko yumva iyo ngingo idatuma yisanzura, itamuha agahenge cyangwa kumva atayikunze. Igihe cyose uba ugomba kugaragaza ubushake bwo kuganira n'umukunzi wawe cyangwa uwo mubana ku ngingo runaka, kuko ni wowe muntu muba mugomba guhuza mugafata imyanzuro. Rero no mu biganiro byose umukunzi wawe mugirana uba ugomba kubwereka ko muhora mwumva ibintu kimwe, ndetse niyo mwamutabyumva kimwe ukagerageza uburyo bwose ubimwereka gusa mu kinyabupfura. Iyo ukomeza kumwima umwanya bituma yibaza impamvu, bityo urukundo rwanyu rugatangira kugana habi. Undi mwanzi wa gatandatu n'uyu nguyu, kudohoka ku kwiyitaho. Igihe cyose uri mu rukundo uba ugomba gushyira imbaraga zawe nyinshi mu kwiyitaho. Niba umuntu agukunze abona umeze neza, ugira isuku, wambara neza, uba ugomba gukomerezaho aho kudohoka ngo wicupize. Uba ugomba kwereka umukunzi wawe ko ufite ubushake bwo gukomeza kuba mwiza umubereye. Jya uharanira ko uko yakubonye mbere ariko azakomeza kukubona, bitabaye ibyo azakuramo ake karenge. Ni byiza ko ukomeza kwiyitaho, ndetse byaba na byiza urengeje kuko wari umeze mbere.
Undi mwanzi wa karindwi ushobora kugusenyera urukundo rwawe mw'ibanga rikomeye n'uyu nguyu gushyira hanze agaseke mubikamo ibitagenda neza. Mu rukundo ugomba kubika ibanga ry'ibyo munyuramo uko byaba bimeze kose. Guhora uganira amakosa y'umukunzi wawe n'abo hanze ni amakosa akomeye. Niba mutameranye neza hari ibyo mutari kumvikanaho, wikwirirwa ubibwira inshuti ye cyangwa inshuti yawe. Jya ugira ibanga, niba unababaye witurize, ahubwo ugerageze ushaka uko mwabiganiraho. Ibyo igihe abyumvise bituma akubonamo umuntu udashobotse, utagira ibitekerezo, mbese wabiri hanze. Nta muntu rero wifuza gukundana n'umuntu utabasha gucunga umunwa we. Icyamunani kindi ni iki ngiki, kugira ibirangaza byoroshye. Niba mu gihe cyose muri kumwe utabura ibyo uhugiramo, umenye ko nawe ubyishimira. Kwa kundi usanga wasohokanye n'umukunzi wawe ariko ukajya uri kureba hirya no hino ukagira ngo hari undi muntu ufitanye gahunda wundi utegereje. Tuza muri wowe, muha akanya n'agaciro, ushyire telefone hasi, ukure izo nzara uri kurya mu kanwa n'utundi twose twakurangaza utureke. Hanga amaso urukundo rwanyu maze muganire utarangaye. Undi mwanzi ushobora gusenya urukundo rwawe mw'ibanga n'uyu nguyu gutanga ibitekerezo by'ubwana. Niba muganira, reka kuyobya ikiganiro ku ngingo runaka ngo kimwerekezeho. Igihe cyose vuga ibintu bigaragaramo kuri mukuru, uganire nk'ufite ibitekerezo. Ibi bishoboka iyo mushaka kumvana bitari ugukomeretsanya cyangwa gucyurirana. Nawe uzifuza kuganira n'umuntu w'imyaka 30 utanga ibitekerezo by'umwana w'imyaka 12. Undi mwanzi n'uyu nguyu kutamutega amatwi. Kwabura baje imbere y'umukunzi wawe ni ikosa rikomeye. Itumanaho ni ingenzi hagati yanyu, ku buryo niba muri kumwe ukeneye kugaragaza ko uhari, wimuharira ikiganiro. Wibuke ko kugira ngo ubashe gutanga ubutumwa bigendana no kubasha kumutega amatwi. Nk'uko nari maze kukubwira, wirangara, shyira umutima wawe hamwe, utega amatwi ibyo muri kuganira. Undi mwanzi wa 11 unabanziriza uwa nyuma ushobora gusenya urukundo rwawe mw'ibanga n'uyu nguyu kwitega ibintu bidashoboka. Mu rukundo rwanyu mwikiha intego zidasobanutse. Iyo zitagezweho kubera ko zidasobanutse bituma mutenguhana, bigatuma mutsindwa. Nawe wifuza guhora asezeranya ibidashoboka bitazanashoboka. Asezeranya umukunzi wawe ikintu wumva ko gishoboka kandi koko wumva uzashobora kugeraho. Twareberaga hamwe abanzi bagera kuri 12 basenya urukundo mw'ibanga. Umwanzi wa 12 ari no wa nyuma n'uyu nguyu kutamenya gushimira. Ni byiza ko urukundo rwanyu rugira intego yo gukomera, kuramba no kubahana. Kora uko ushoboye umukunzi wawe abona uburyo umushimira, uburyo kuba hari ari ingenzi kuri wowe. Niba uri ndashima, nazifuza kuhaguma. Muha impamvu ituma ahaba ku bwawe. Nguko rero ngaba abanzi bagera kuri 12 basenya urukundo mw'ibanga utakekaga. Niba uri mu rukundo, menya ko hari abanzi barwo batari rubanda, ahubwo bari muri wowe. Kora uko ushoboye, ibyo tukubwiye n'ibindi usanzwe uzi ubigendere kure, ubone kubaka no gukunda ururamba. Mukomeze rero kugira urukundo rwiza kandi rutagira uburyarya. Yari Story House, njye na Diane Mahirwe, kandi subscribe tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye.